Jyewe Dr. Jean Damascene Bizimana ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko kandi biteganywa n'itegeko rigena inshingano imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda mu gihe kwakira indahiro ya Lieutenant General Mubaraka Muganga umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamure ukuboko kw'iburyo avuge indahiro Jyewe Lieutenant General Mubaraka Muganga ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko kandi biteganywa n'itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rikanagena imitunganirize n'imikorere byarwo mu gihe kwakira indahiro ya Commissioner General of Prisons Juvenal Marizamunda umuyobozi mukuru w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamure ukuboko kw'iburyo avuge indahiro Jyewe Commissioner General of Prison Juvenal Marizamunda ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibimfashemo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko kandi biteganywa n'itegeko rigena ububasha inshingano imitunganyirize n'imikorere bya polisi y'u Rwanda mu gihe kwakira indahiro ya Deputy Commissioner General of Police Ujeneza Jean Chantal umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ushinzwe ubutegetsi n'imari aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso azamura ukuboko kw'iburyo avuge indahiro Jyewe Deputy Commissioner General of Police Ujeneza Jean Chantal ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe
ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi nk'uko biteganywa n'itegeko rigena ububasha, inshingano, imikorere by'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, mugiye kwakira indahiro ya Kano Jean Paul Nyirubutama, umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Arafata ku idarapo ku ibendera y'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso azamure ukuboko kw'iburyo avuge indahiro. Njyewe Colonel Jean Paul Nyirubutama ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Nyuma yo kurahira twagira ngo dusabe abayobozi bamaze kurahira bashyire umukono ku ndahiro zabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu cyubahiro cyanyu twabasabaga ko mwageza ku bari hano ndetse n'abandi bakurikiranye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteganirije uyu munsi. Murakoze. Abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu muri hano, abayobozi mu nzego zindi zitandukanye n'abanyarwanda bose badukurikira, mbanje kubasuhuza kandi nibutsa ko biteraniye hano kwakira indahiro y'abayobozi bashya. Ngira ngo mbanze nshimire abo bayobozi indahiro bamaze kutugezaho no kuba bakiriye inshingano ziremereye zo gukomeza gukorera no kubaka igihugu cyacu. Ibyo kandi bakabikora bafatanije n'abandi bayobozi ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Kubaka igihugu rero ni inshingano ya buri munyarwanda, kuko icyo ari igihugu cyacu twese. Icyo rero duteze kuri aba bayobozi ni ukudufasha kunoza no kuyobora gahunda n'uburyo bwo kubikora. Ngira ngo igikwiriye kwibutswa kindi ni uko igihe kibaye kirekire nyine turi muri iyi mirimo, hari byinshi duhura nabyo dukora, tuba dukwiye kubivanamo n'isomo ryo kugira ngo amakosa aba yarakozwe mu bihe tumaze kunyuramo, ibihe byashize, ataba yakongera gusubirwamo, ahubwo tukiga ibishya n'uburyo bwo kubikora bijyanye n'igihe tugezemo. Tumaze kugera kuri byinshi rero, kandi ngira ngo inshingano zigenda zumvikana ubundi uko bisanzwe, uko n'abamaze kurahira imbere yacu hari indi mirimo bakoraga. Ubwo rimwe ni uguhindurirwa imirimo mu buryo rusange, ibindi ni ukuhindurirwa imirimo ari ukuzamuka mu ntera n'urwego bakoreramo imirimo. Ibi byose rero biba bikwiye kuba ari
umusingi ukomeye ugaragara tumaze kubaka. Bisigaye ni ukubakira kuri uwo musingi utajegajega. Ni naho igihugu gikwiriye kuba kivana imbaraga, niho kivana imbaraga. Ibyo rero ndibwira ko uburemere bwabyo bwumvikana kuri buri wese, bikaba binubaka n'agaciro duha imirimo igihugu natwe ubwacu twiha muri iyo mirimo. Abayobozi rero mumaze kurahira, urumva ko muje mudufasha gutera indi ntambwe muri iyo mikorere n'imiyoborere, ndetse no mu nyungu z'Abanyarwanda bakwiriye kuba bagezwaho uko ibihe biha ibindi. Birumvikana ko nta muntu ushobora gukora wenyine ngo agere kure cyangwa ageze igihugu kure. Iteka bidusaba ko abantu bahuza, buzuzanya mu bikorwa, bityo nibwo byoroha kugira ngo tugere ku nshingano twihaye. Abanyarwanda rero bamaze kugera kuri byinshi, cyane cyane babigezwaho n'abayobozi bafatanya nabo cyangwa se buzuza izo nshingano bahawe, bazuzuza neza. Ndagira ngo rero nibutse gusa ko ibyo byose twifuriza Abanyarwanda ubuzima bwiza, n'abayobozi namwe natwe twese, kugira ngo ibyo bishoboke natwe twiha kugira ngo tugere ku buzima bwiza, ndetse bijyanye no muri iki gihe turimo cy'icyorezo gihungabanya ubuzima bw'abantu. Hari ingamba nyinshi ziriho zizwi, hari uburyo bwo kukirinda, hari uburyo icyo cyorezo bwo kugikumira. Ndagira ngo rero ubwo mu nshingano zose dufite harimo n'izo zo kugira ngo dushakishe ubuzima bwiza bwacu nk'abayobozi, cyangwa cyane cyane abo tuyobora muri iyi mirimo yose. Mu gusoza rero nagira ngo nongere gushimira abayobozi bashya izi nshingano ziremereye bakiriye, no kubifuriza imirimo myiza. Ubwo mugire amahoro y'Imana rero.